mu ijoro ryo kuri uyu wa 22 rishyira uwa 23 Kamena 2023 nibwo inkuru mbi ibuka urupfu rwa Pasteur Theogene Niyonshuti yamenyekanye. Uyu nguyu akaba yarazwi cyane ku izina ry'Inzahuke. Yitabye Imana azize impanuka y'imodoka ava i Kampala muri Uganda, aho yari yagiye gukorerayo umurimo w'Imana. Impanuka yabaye ari kumwe n'abandi bantu batatu, babiri bahise bapfana nawe, naho undi bari kumwe n'umuririmbyi witwa Donald yarakomeretse bikabije, ubu ngubu bari muri koma. Amakuru yize wavuga ko yari yagiye kubwiriza muri Uganda, bakaba barakoze impanuka rero bari ku ruhande rwa Uganda. Muri make ari mu rugendo ava muri Uganda agana mu Rwanda, aho imodoka yarimo yagonzwe n'ikamyo mu birometero nka 4 hafi y'umupaka wa Gatuna. Pasteur Theogene yari umugabo wubatse ufite umugore umwe n'abana batatu, umukobwa umwe n'abasaza be, gusa akagira n'abandi bana rera yakuye mu muhanda n'umuryango mugari w'abantu 17. Yarazwi ku izina rya Inzahare cyangwa se Inzahuke, yivugiraga ko Imana yamuzahuye nyuma yo kuzahara. Yarazwi cyane ku magambo akunze kuvuga nk'umubumbe ni danger, n'andi yagiye amenyekanaho nta munyabutari utarya avoka n'andi atandukanye. Uyu mugabo yavukiye mu buzima bwiza, iwabo ari abatunzi, ajya ku ishuri n'imodoka, yarinze agira imyaka 10 atazi kwiyoza, atazi kwisiga kubera abakozi babaga mu rugo. Agize imyaka 12 ubwo hari mwaka w'1994 Jenoside yakorewe Abatutsi yasize nta muntu n'umwe bafite icyo bapfana, umuryango wose warishwe. Nyuma ya Jenoside yisanze ku muhanda kuva mu mpera z'94 kugeza muri 2003, yabagaho ubuzima bw'umwana w'umuhanda, aho yahanywereye urumogi, anywa ibiyoga byinshi, yahigiye ingeso nyinshi. Muri 2003 yarakijijwe, atangira kujya ajya gusenga, ari naho yagiye ahurira n'ibigeragezo byinshi birimo kwishishwa n'abo basenganaga. Ari nk'igihe abarokore bagenzi bamubonaga asohotse bakaza kumusuhuza, ariko ku rundi ruhande bamusaka ngo barebe niba ntacyo yibye. Hari ubwo yinjiraga mu rusengero abantu bagatangira gukikira amashakoshi yabo. Ibi byose byaramushavuzaga nk'umuntu wari umaze kwiyegurira Uhoraho. Yarasuzuguwe, arangwa, arimwa buri rukundo, agashaka n'uwamuha igihe ngo amwumve baganira akamubura. Ibi nibyo byatumye rero yiga guca bugufi, byanatumye yiyemeza kubana na buri wese. Urukundo batamuhaye we akagira abo aruha, igihe atahawe we akagira abo agiha. Nyuma rero Imana yamugire neza, imukorera ubukwe, aza no kwizerwa n'itorero rya ADPR, atangira ayobora icyumba cy'amasengesho, aba umubwirizabutumwa, yabaye umwarimu. Nyuma aza gusoza amasomo, aza no guhabwa inshingano z'ubukuru bw'itorero. Yarasanzwe ari pasiteri. Ubwe yivugira ko ari nk'ishuri ry'ubuzima. Mu cyumweru gishize nibwo twavuganaga kuri telefone musaba ko namutumira mu kiganiro Agaseke cyagombaga kuba kuri uyu wa 24 Kanama. Ambwira ko kubera impamvu runaka twakimurira mu cyumweru gikurikiraho, ko hari ibikorwa by'ivugabutumwa byahuriranaga n'iyo tariki namuhaye. Nari nifuje ko twakorana igice cya kabiri cy'amagambo yahindura ubuzima yagiye avuga, ariko Imana imwishubije mbere y'uko biba. Nta kintu namubwira uretse kumwifuriza iruhuko ridashira no gusaba Imana gukomeza abasigaye. Uyu munsi rero munyemerere twibukiranye amwe mu magambo yahindura ubuzima yavuzwe na Pasteur Theogene mu rwego rwo kwizihiza ubuzima bwe kuri iyi si. Yabayeho byuzuye, kuri njyewe namufata nk'intwari, igihe cyagikoresheje neza. Yigeze kuvuga ngo niba uyu munsi uri guseka, menya uko utwara ibyishimo byawe, kuko ushobora kuba uri guseka imbere y'ubabaye, kandi nawe ubabaye menya ko nta waza ngo agusetse. Yaravuze ngo hari ibikomere umuntu agomba kwiyomora kuko nta wundi muntu ugushinzwe, kandi ngo ibikomere byose siko bikira. Hari ibikomere bikira, hari n'ibikomere bidakira. Ibidakira umuntu yiga kubana nabyo. Nta mudokiteri ubaho wabaga ngo agere ku ndiba y'umutima ngo akuremo igikomere. Hari ibikomere bidusaba kuba banini kubiruta. Pasteur Theogene yaravuze ngo umunyabwenge nusekera imbere y'ushaka ko arira. Hari abantu baba bashaka kurira, koresha uburyo ibitwenge byawe byongera imbere y'uriya muntu ushaka kurira. Kwihorera kwiza no kubaho neza. Inzahare yaravuze ngo ntacyo wakwimarira
Imana idahinduye amateka. Aranavuga ngo iminsi kujyana aho udashaka ikakugezayo ubishaka utabishaka. Pasiteri Theogene yaravuze ngo kubaho neza ni ukwiyakira mu buzima urimo, kuko byanze bikunze ufite uwuruta. Ibyo bamwe baririramo n'ibyo abandi baririra, uko byagenda kose hari uwuruta. Ubuzima urimo ubwo ari bwo bwose hari uwuruta. Nubwo waba urwaye, iyo serumu niba ikimanuka biba bigishoboka, kereka niba itakimanuka. Pfa kuba ugihumeka w'abazima, niba serumu ikimanuka menya ko bigishoboka. Pasiteri Theogene yaravuze ngo hari ibintu bitatu by'ingenzi bizahaza umuntu. Umuntu azahazwa n'amateka, akazahazwa n'igihe, ndetse akazahazwa n'ibyaha. Yaranavuze ngo kuba intwari ni ukwiyemeza. Igisobanuro cyo kwiyemeza ni urugamba. Icyo ushaka kugeraho cyose iyo wiyemeje uba utangiye urugamba. Gukabya inzozi rero no guhatana. Uyu mugabo yaravuze ngo habaho amoko atatu y'inzara. Hari ushonje, hari umushonji, hari n'umunyenzara. Umuntu ushonje ni wa wundi wabuze uko ajya kurya kubera akazi, ariko nabona umwanya arajyayo. Uwa kabiri ni umushonje, afite ibirayi bigeretse ku bishyimbo, afite kawunga n'isosi. Uyu nguyu asonzeye agafiriti n'akanyama. Uwa gatatu ni umunyenzara, we nta namba afite, na bya birayi bigeretse ku bishyimbo ntabyo afite. Niyo agenda ahetamye yazinze igifu kubera inzara. Umunyenzara aca bugufi ngo ntawe ubimusabye, niyo areba ngo abarunguruka. Pasiteri Theogene yaravuze ngo ikibazo gikomeye kiri mu rukundo rw'iyi minsi ni uguhuza abantu bafite amateka atandukanye. Burya bakundana ngo bahana ubuzima, umuha ubwawe n'akaguha ubwe. Ikiba gisigaye rero ni ukubuherekeza. Iyo rero mushaka kubuherekeza neza, bisaba kudatanga ubuzima bw'igice. Mugomba guhishurirana ibyanyu byose. Iyo mutabikoze mugera mu rugo ubuzima bugakubana, bwakubana mugatandukana. Urugo rumeze nko kubaka inzu. Iyo umusingi w'inzu utameze neza, iyo nzu iba yanegekaye, igihe icyo ari cyo cyose yanahirima. Yaranavuze ngo divorce ni igisubizo cya nyuma, ariko kiri burimbure umuryango wanyu. Burya gutandukana kw'abashakanye ni amahitamo ya nyuma yo kuba umwe atakwica undi, ariko ayo mahitamo aba arimbuye umuryango wanyu. Yaranavuze ngo ibyaha birakwica bikakwita n'amazina, ukitwa umusinzi, umunywatabi, indaya n'ibindi, bakwitirira izunywa. Pasiteri Theogene yaravuze ngo ubushuti busanzwe bwarashize, hasigayeho urukundo rw'inzego. Umumotari ku mumotari, bosi kuri bosi, umukanishi ku mukanishi, n'abandi n'abandi. Uru rukundo ngo ruba rugamije inyungu. Ubushuti nyabwo ni ukubana hadashingiye ku nyungu, ahubwo ni urukundo rushingiye ku ndangagaciro za Kinyarwanda. Pasiteri Nzahare yaravuze ngo igihe iyo utagikurikiye ubwacyo kiragucika, kandi iyo kigucitse ntikigaruka, niyo kigarutse kigaruka gisuka uwundi. Aranavuga ngo niba hari umunyenga ubaho wa mbere, ni ukubana n'uwuzi ko akwanga. Kwihorera kwiza k'umwanzi wawe ni ukumuha imbabazi mbere y'uko azigusaba. Burya guhabwa imbabazi utagizemo uruhare, iteka ryose ngo uba wumva utarababariwe. Iteka ryose jya uharanira guhabwa imbabazi wagizemo uruhare. Yaranavuze ngo ibyishimo si ukubyina, si ubutunzi, si ukunezerwa, ahubwo ibyishimo ni amahoro yo mu mutima. Hari abafite amamiliyoni batishimye, hari abaherwe bafite byose ariko babuze amahoro yo mu mutima. Pasiteri Theogene yaravuze ngo nta mufilozofe wabayeho kurusha Pawulo. Buri wese avuga Imana bitewe n'aho bahuriye. Iyo itarakwiyereka uyivuga uko ushatse. Nk'uko ikijumba wakirya ari kibisi, gitetse maganda, gitetse bufiriti, hari n'abagikoramo biswi. Buri wese kimuryohera bitewe n'uburyo yagiteguyemo. N'Imana burya ikuryohera bitewe n'aho mwahuriye, nuko yakwiyeretse. Aranavuga ngo iyo udafite amafaranga, amabwiriza mu rugo aragabanuka, n'izina rirahinduka. Iyo nta kantu ufite mu rugo bakwita iso, ariko iyo ryabonetse mu rugo bakakwita dadi. Gusa amafaranga ngo si byose kuko adatanga ubugingo. Uyu mugabo yaravuze ngo ubwenge bugabanyijemo ibice bine. Hari ubwo umuntu wese avukana, ubwa kabiri n'ubwenge umuntu agira mu gihe, ugahimba ubwenge bitewe n'igihe ugezemo. Hakaba ubwenge dukura mu mashuri, ubwo n'ubumenyi.
akaba ubwenge bwa gatatu n'ubwenge buva ku Mana, butagira uburyarya, butarobanura ku butoni. Yaranavuze ngo iyo uri indyarya ugashaka umugore kugira ngo murwubake bisaba ko n'umugore nawe aba indyarya. Aranavuga ngo ibintu ntibikagutware ngo bikwibagize abana, ntibikakwibagiza umuryango. Mu rugamba rwo gushaka amafaranga twibagirwa kubaho, mu rugamba rwo kubaho tukibagirwa amafaranga. Yaravuze ngo wamenya agaciro k'ubuzima buzira umuze no kubusigasira, cyane cyane iyo bugeze mu kaga, iyo ugeze nko kwa muganga. Iyo uhageze wikura kuri bimwe muganga ari kuzagukuraho vuba. Yaranavuze ngo kuba umugabo nyamugabo no kwihesha agaciro. Aranavuga ngo gusaza kwa mbere kubi ni mu mutwe, ndetse gusaza udasize inkuru nziza imusozi. Mu busaza bwawe usize ikihe kiganiro? Mu gupfa kwawe usize iyihe nkuru? Aranavuga ngo uko byagenda kose uyu mubiri uzasubira mu gitaka. Niba ufite agaheri uzagakanda urebe ibivamo. Kuri Theogene uyu mubiri ni umwanda, ntukagushuke. Yaravuze ngo amahirwe n'umwaka ubibaho, amahirwe aza gake cyane cyane kandi ntahoraho. Iyo yakoresheje nabi aragucika, kandi yagucitse ashobora kuzagaruka warananiwe utakibashe kuyabyaza umusaruro. Iyo amarangamutima yawe utayagenzuye urakosa, cyangwa ukayakoresha mu buryo wita ko ari bwiza ariko budafite icyo bumaze. Aranavuga ngo imirimo yose wakoze iheshwa agaciro n'umurimo wanyu mukora. Ushobora gukora ibyiza byinshi ku isi ariko ukabihindanya byose bitewe n'igikorwa kimwe ukoze bwa nyuma. Buri gihe kora nk'aho aribwo bwa nyuma. Theogene yaravuze ngo ubutunzi buruta ubundi ku isi ni ukugirirwa icyizere mu bantu, kubera ko icyizere cyonyine wubatse cyakuzanzahura kabone n'iyo nta n'ifaranga na rimwe waba ufite. Yaravuze ngo amadini yose ni ingobyi ariko ntarera abana kimwe. Buri wese ahekwa mu ngobyi itandukanye n'iya mugenzi we ariko bose bagakura. Uwahetswe muri kigoma, uwahetswe mu isume, mu ngobyi yayindi ikannye, uwahetswe mu gitenge. Amadini yose ni ingobyi ariko yose ntabwo arera abana kimwe. Hari abavunika amatako, hari abavunika ijosi, ariko bose bagakura. Buri wese rero ni ingobyi ye. Aranavuga ngo kuba udakatiye burundu, kuba utari kwa muganga, no kuba uri kwa muganga ariko serumu ikaba ikimanuka, byose menya ko bigishoboka. Mu magambo yose yagiye avuga mu byo twaganiriye, nayasoreza kuri iri ngiri. Yaravuze ngo mu buzima dusa n'ibyo duhorana nabyo. Ucuruza amakara asa nayo, ucuruza ifu agasa nayo. Intwaro ya mbere yo kureka ibiyobyabwenge ni ugutandukana n'inshuti mbi. Hariho namwe magambo meza cyane yavuzwe n'umunyabigwi, umwe mu beza twagize muri kino gihugu cyacu. Yakoresheje igihe cye neza, kuri njyewe ni intwari. Igihe cye ntabwo yagipfushije ubusa. Imana rero ikomeze imwakire mu bayo kandi aruhukire mu mahoro, ndetse ikomeze abasigaye, abakunzi be, umuryango we by'umwihariko. Nta kindi twarenzaho rwose.